Reka tubahe ikaze mwese mudukunda kandi mudukurikira hano kuri Kigali Play Stadium Live. Umukino ugiye kuhuza ikipe yitwa Gasogi United igiye kwakira ikipe ya Bugesera FC, ikipe yo mu burasirazuba bw'u Rwanda. Kamarade umwe mu bagabo bamaze guhabura ama ekipe yose hano i Nyarugenge, nta nimwe ajya arebera izuba azi kubita atazibabarira. Uwagiye i Bugesera akavayo amahoro babari mbarwa, uretse nka Mukura n'indi kipe imwe nibagiwe niyo yabasha gutsindira Kamarade i Bugesera. Ariko hano bagiye kwakirwa n'ikipe ya Gasogi United hano kuri Kigali Play Stadium. Ni umukino tugiye kubagezaho rero nshuti bakunzi bacu, mwe turi kumwe kandi cyane tubashimira ko mudahwema kutwereka ko turi kumwe kandi mudushyigikira. Ni umukino tugiye kureba muri aya masaha y'isa 9, hanyuma kugira ngo tuze no kureba umukino uza guhuza ikipe ya APR FC n'ikipe ya Musanze ku isaha y'isa 12:15 z'umugoroba w'uyu munsi. Abakinnyi bose bari tayari, icyo mbona bahuriyeho cyane ni amabara ya orange, ariko Bugesera yambayemo umukara mwinshi, naho Bugesera nako Gasogi iri mu rugo yambaye orange complete. Iyi Bugesera iri motive kubera ko iherutse kugera gutya, ireba mu ruhara rw'umusaza, iribera mu maso y'umusaza, niko nabigereranya, ireba amaso ya APR yibaza ati gute none. Birangira rero ikipe yitwa Bugesera FC nako Gasogi itsinze APR mu gikombe cy'amahoro, ariko ibyo nta mukino usa n'uwundi. Bugesera iriteguye, iri ku mwanya wa 10 muri shampiyona, ifite amanota 28, ndetse iyi kipe yitwa Gasogi nayo ntabwo iri kure ya Bugesera ko iri ku mwanya wa 11, yo ifite amanota 26. Mu gihe Gasogi yagira gutya kikamata igatsinda Bugesera, yahita yijya imbere ndetse ikayirusha inota rimwe, dore ko yahita igira 29. Ariko umutoza wa Bugesera nawe ari muri studio za Radio Rwanda aganira n'abanyamakuru, ndavuga bana mwana Kamarade, yaje kubatangaza ko na Bugesera ishaka gutsinda kugira ngo irusheho kugenda isiga abayiri inyuma. Nguyu Kamarade mu kajaketi ndamubona cyane ku cyizere cyinshi. Kamarade umwe mu batoza bagiye bavugwaho byinshi, ariko uyu munsi yagarutse ku kugenda hakana cyane ibivugwa mu mupira w'amaguru, cyane cyane birimo amarozi ndetse n'ibindi bitari byo. Ndabona Omar Alba yambaye 77 umugongo, n'abandi basore ba Bugesera bose ndabarebesha amaso. Niturebe uyu mukino ndabizi ko turaza kuryoherwa, nawe no gukurikira ntuza kwicuza. Ibyiza byose Imana itanga bihore mu ruhande rwanyu kandi cyane. Turabakunda, turabazirikana, kandi reka dukomeze dushyigikire umupira, tuwurebe kandi tuwemo tuwukunze. Birumvikana rero ama ekipe kabisa agiye kwimanukira mu mukino ukomeye cyane w'umunsi wa 24 wa Rwanda Premier League. Ahubwo ku mugoroba APR iraza kuba yikiranwa n'ikipe yitwa Musanze. Umukino ubanza ikipe ya Musanze yarebye APR mu mwaso, itsinda 3-2, ariko umukino abakunzi ba APR babwiwe n'ubuyobozi ko ndetse n'ikipe ko ari gihe kizaca kwihorera. Ese biraza kuba bigenda gute? Byose turaza kuba tubikurikirana ko turi ku kibuga, aho ibintu byose bigiye kuba bibera neza cyane. Mu bindi waza kumenya nuko indi mikino izagenda iba nk'ejo izahaza imikino, ariko ukomeye cyane utegerejwe n'abantu benshi n'uzahoza Rayon Sport n'ikipe yitwa Ermelek kwa mbere. Ni umukino tuzakurikira, ubundi tukareba ese kuwa 4 Rayon Sport izabihangana Polisi mu gikombe cy'amahoro, naho mu gikombe cy'amahoro APR izabihangana na Gasogi, APR ishaka kwishyura Gasogi. Ni imikino tuzakurikirana cyane, ariko abareyo by'umwihariko muri ibi bihe ngo bakise icyumweru cy'abareyo, dore ko ari icyumweru bashobora kuguma ku gikombe bya nyabyo cya shampiyona mu gihe babatsinze Ermelek, cyangwa bakava mu gikombe cy'amahoro mu gihe batsinzwe n'ikipe ya Polisi. Ubwo rero nta muriro n'umwe uryamye, bose bacanye ku maso bavuga bati reka nta kintu kigomba kudutandukanya, tugomba kuba hamwe nk'abareyo tukunga ubumwe maze tugashaka intsinzi. Icyumweru cy'abareyo gishobora kuba icyumweru cyo gusezera igikombe, cyangwa se icyumweru cyo gukomeza guhanyanyaza babona ko byose bigishoboka. Mu gihe ubana natwe rero mu biganiro n'amakuru bigezweho, uzajya ugenda umenya akantu kose mu biba biri muri aya makipe, cyane cyane ngaya y'abafana, amakipe akomeye kabisa. Birumvikana ni imikino ya shampiyona y'u Rwanda ndetse n'igikombe cy'amahoro biri kugendera icyarimwe. Hagati muri Rayon Sport ku munsi w'ejo ku mugoroba, kuri uyu wa 5 ku mugoroba, bareba hende umukinnyi w'ukwezi kwashize, dore ko witwa Kwizera Olivier Gishweka yaje kuba ahembwa nk'umukinnyi w'ukwezi kwashize nyine muri Rayon Sport, nk'uko ari umuco wabo bagenda bahemba umukinnyi witwaye neza muri buri kwezi. Kwizera Olivier Gishweka maze aganira n'itangazamakuru aravuga ati giye wabareyo ndabapromisinda ko nzabaha igikombe. Ese azabigeraho na bagenzi be? Ni umurimo utoroshye kandi n'urugendo tugomba kuzihanganiramo, tukamucunga, tukamushyiraho amaso, tukareba uko azitwara kugira ngo turebe ko kuko ibyo asezeranya abareyo ashaka kubishyira mu bikorwa. Yitwa Kwizera Olivier, umuzamu wa Rayon Sport, umwe mu beza u Rwanda rufite kugeza uyu munsi. Tuniteze ko ashobora no guhamagarwa mu Mavubi, ariko niyatahamagarwa ni mukuru wo kuba ari umuzamu mwiza, umwe mu bazamu batanga spectacle ku kibuga. Niba umwemera kanda kuri like, ubundi ubanzure ko amaze gukora subscribe, twijyanire neza cyane muri match y'ikipe ya Gasogi igiye kwakira Bugesera Football Club hano umunsi wa 24 wa shampiyona ya Rwanda Premier League. Birumvikana ni umukino ugiye gutangira ku isaha y'isa 9, ndabona ko wenda ari hafi n'igice, dore ko saa 12 n'igice tuza kumanukana na AP
APR yakira ikipe yitwa Musanze Football Club. Byose murabyumva neza cyane mu ijwi rya MC John Brian kuri kamera za Tuza TV n'Umuderi TV. Gasogi nigiye utangiza umukino, umusifuzi ati muri tayari, nanjye reka mbabare neza ubundi ndebe ku isaha ko ibintu byose byiri ku murongo, ubundi mpita mubwira ngo let's go. Twagiye rero ikipe ya Gasogi nitangije umukino, umusore ahita shot umupira muremure cyane, ariko abasore ba Bugesera bahagaze neza cyane. Katurebe Bugesera cenga Gasogi muri amatekinike ya Gasogi kabisa yo kwatakira rimwe bitwa Bangono Guerre ya Tola. Ni umwe mu basore kabisa namaze kubona ko ashobora kuba ikipe ya Gasogi nawe ayihagazemo neza cyane. Katurebe Bugesera barawurenze abasore ba Gasogi no kurengurwa n'ikipe ya Bugesera Football Club kabisa. Umukino utangiye rero bari ubusa ku busa, ubwo mukomeze mubane natwe, mukomeze mudukurikire, mukomeze mudushyigikire, munakanda subscribe kugira ngo byose bize kuba bibageraho tanu kwa tanu kabisa. Imana nibampera umugisha, ubwo dukomeze turebe uko match iri kugenda.